uziko bivuze atagiye 18 bamfunga igihe kinini wande kwe nkigendera baragukurikira areke nimba urugo shaka ko nduvamo azana abandi bagabo baruvamo n'igendera ushingira yuko yaba ashaka kuzana undi mu yego aramamagara arambwira imuzanira amazi yo kunywa angije mageze mu nzu atereka igikombe hasi ahita mfata ku ngufu arambwira abikoze yego ngewe nawe umwana uyu ako nashinzwe ibibazo byinshi wa mugoro urabishye ngo wari umushyiriye amazi nari mushyiriye amazi tujye kwa muganga yego ntabwo uri kumuganga ujye mugenda mujya hari ko muri kujyayo muri kunjyana muri umuna wanjye ninjye umurera none nimvira mama akanga byari bibayeho sha wanjye nakubye bintu reka mbwira rata turagenda badupima mwari mumaze mwabikoze inshuro zingahe nibwo bwa mbere byari bibaye bimeze bite nibwo bwa mbere wa mwana wavugisha uko ntago mbyemera dore mfite umugore dore nguyu ko isi irashaje iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye nonge kwikaze bakunze ba Manzi na Innocent TV wowe wakandi subscribe warakoze cyane nawe utarayikanda nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo uyikande ni inkunga ikomeye n'ubufasha bukomeye n'ukuduteza imbere kandi ubutwereka ko uri umukunzi wacu nawe kandi wakanze subscribe kuri Souvenir TV show warakoze cyane kandi nawe utarayikanda uyikande hose tujye tubana ndetse nahitwa kuri Mugisha TV show naho muyikande cyane ndetse by'umwihariko mujye kuri Noah 250 Noah 250 izo mbabwiye zose mugomba kujya muzimbonaho umunsi ku munsi bimeze bite se tugomba kujya tubana umunsi ku munsi mwebwe icyo mba mbasabye no kukanda subscribe nyine kugira ngo ibintu bijye bikomeza bigende neza cyane nagarutse cyane bakunzi bacu rero tuba tugiye kubereka cyangwa se twabagereye ahantu hagiye hatandukanye n'ubundi mu duce dutandukanye nagarutse mu mujyi wa Kigali bamaze kumbwira ko mwabonye sinzi ko ndi bibasobanurire kuya mu byibuke mutaza cyangwa se bitaza kubacanga hari umumama washwanye n'umugabo we cyangwa se bashwaniye mu nzira bavuye guhara abagore babiri duhamagara umugabo we araza kugira ngo abakize biza kuba n'intambara murabyibuka mubyibuka rero uwo mumama ngo ayongera aserera n'umugabo we basereye rero ndavuga ni ntabwo ibyo bintu nanjye nabibahisha mugomba kugira gute kubibana ubu ngiye kugerayo ndebe uko byifashe simenye icyateje ayo mahane cyangwa se izo mvururu kugira ngo namwe mube mwagira gute mwabibona cyane ku muntu wese unyeneye wambona kuri 07 umunani 9271 aho kamerama bano bagushaka we bakubona gute babwire none 07 bazagwibiraka byo gufotora ufata 07 nanone 24 84 07 24 iyo niyo nomero ya cameraman kumusha kumuha ibiraka yaba ibyo gufotora mu bokwe gufotora amafoto ndetse n'amavideo agiye atandukanye abikora neza cyane kandi namwe muri kubibona ko amashusho ameze neza cyane iyo nomero abahaye rero mu muhamagare mu muhibiraka ibintu bikunze bigende neza n'abantu babashaka kumubona mu mwandikiro WhatsApp mu sharinga mu bintu cyasegariwe sasa rero abantu naho ngaba kuko misembabona nahisemba menya urabona ko n'undi bafite ibyo bari gupfa abantu bahuruye kamera romba abantu bahuruye sinzi ibyo bari gupfa sinzi ngo bimeze gute ariko byumvikana ko ibintu atari amahoro tukatugireyo tubikurikirane rero tumenye ibyo bari gupfa tumenye wagwane
ni ibibazo by'urugo nyine urabizi ko bihora wongeye umuca inyuma se umuca inyuma byaye none ko ari kucinda agafasha umwanya wanjye ku ngufu umushiki we ngo namufashe ku ngufu sinzi icyo nimba ari muri umuntu nawe nimba ari uko mvugishwa nk'umuntu ufite ibyo wikeka ntabwo bamfite ngewe wese ni mushiki we cyane muri umuntu nawe ni muri umuntu nawe yaje kumusura ageze mu nzu igikombe agiteka hasi ahita amfata ku ngufu ngewe wamufashe ku ngufu akomana yaje ibibazo n'ibibazo ndarengana ndetse nibyo niko umwana byagenze gute avuga icyo ari ku bana byagenze gutera nari ndi koza ibyombo mukuru wanjye yagiye ku kazi uyu ni mukuru wawe ego arampamagara arambwira imuzanira amazi yo kunywa angije mageze mu nzu atereka igikombe hasi ahita amfata ku ngufu arambwira abikoze se ego ngewe nawe uyu nguyu uyu ako nashinzwe ibibazo byinshi ubu ngubu turajya muri ubwo babwa nakubwira ngo ukamufasha ku ngufu ntago ari ngewe anzaniye amazi yabikoze ko nimba nakubanzaniye amazi nagufatiye ku ngufu ye arasanga yabikoze none se wowe wari wabuze undi muntu wabuze n'umukobwa wabuze n'indaya hano hose sifite umugore singuye umugore wanjye singuye ufite umugore wawe wanamuciye inyuma ahubwo wabuze umugore ku mwana nk'uyu nguyu mwana udafite n'imyaka 30 ufite wa mugabo ese wowe wari wagiye he mama nari nagiye mu kazi nsanze umwana afite ubwoba ndamuvugisha ntabashe kuvuga ubu ngubu niki ko babikoze ndamubajije icyamuteye ubwoba ntibwambwiye ngo yamufashe ku ngufu wa mugore urabishye ngo wari umushyiriye amazi nari mushyiriye amazi tujye kwa muganga yego ntabwo uri ujye mugenda mujya hari ko muri kujyayo muri kunjyana muri ngewe nifite ahantu ngiye igihe meruka cyagiye maheruka uno mwana yarahari cyangwa yaje nyuma yari yagiye ku ishuri yigamo n'ubundi murabana ni murumuna wanjye ninjye umurera none nimvira mama akanga byari bibayeho sha reka bwira rata turagenda badupima mwari mumaze mwabikoze inshuro zingahe nibwo bwa mbere byari bibaye bimeze bite nibwo bwa mbere wa mwana wavugisha uko ntago mbyemera dore mfite umugore dore nguyu ko isi irashaje ngiye kwigira mu kazi ngiye kumukazi uratungwa nande cyangwa no utamuha uratungwa nande uzike mba nivuye inyuma pe ariko warangiza ukajya wanje uyu nguyu ubu wamuviyoye wamugize umugore mugira umugore bwo bwa mbere wari cyangwa nawe wari usanzwe ubikora ubu bwa mbere yaramfashe ku komane yaje bikora se bwo bwa ubwa mbere cyangwa nawe ari kwakunda umwana nundi aba yarasaze gatapa kugisha kuri kari byo koko nubwo bagufasha ko wari ugize kubikora ntabwo ugize kubikora ubu wabona mwanduko ubwo ntakwanduje ni ibyo nandusha uyu mwana erega ntabwo uri shyashya tumaranye hafi imyaka ingahe niwo bwa mbere se mvuga ati kikwende ngiye kumufata ku ngufu nese wowe urabihakana uhereye kandi umwana ari kubyemeza ndabihakana urabyemera nicaye mu nzu telefone yambwira ati ubonye akazi kandi ngo yarakuzaniye amazi ibyo by'amazi se kugira ngo agusange mu buriri bwawe amazi ari kuyu mwana abeshya arabeshya umwana yakurikira ngo bigende arabeshya wawe ngo wabipanze kubera amakimbirane amazi iminsi mu rugo bashaka kunyirukana kandi ntabwo ndi bashaka impamvu wa mugani ubwo ni mwabipanze kugira ngo oya turagenda muri ribu bamupime mwese ahubwo wowe urasohokamo bakujyana sohoka njyahe ubu ntiwamuteye inda umutera iki uno wamuteye inda uyu azi ko batera inda hasi uri muzima ubundi kugira ngo turagenda utangiye no kumfata rero ngo tugende ejo nigire ku kazi ndekura mugore ndekura uyu mwana wapi umwana mutoya ese byo byanyu ndetse urifuza ko bigenda turajya muri ribu bamupima umwana wanjye murumuna wanjye urashaka gufungisha umugabo wawe bamufunge maze nibamufunga muzabaho uzaba wute kuri bajye kumfunga nakoze icyaha nta kibazo bakujyana bakoze amarurero hano ni na heza ahubwo biranunguye kuba iyi nzu nyubakire ayizaremo abandi bana bakire uyu murumuna wanjye amusenye kare ni murumuna wawe kuki wabikoze nkori iki ubu uratekereza niko ko mwamusenye kare oya ndamugezayo turusenya ariko yafashe niba ufite undi mugabo uri kugira ngo uyu ni ukuntu mukunda ugumane n'uwo buryo namukundaga none umva amabara akoze niba mukunda icyo bamwifuriza gufunga oya bamujyana amakimbirane
amakimbirane yacu tugomba tuyakemurira ahangaha umvira mu oya utangiye kungereka ko nagufatiye muri umunawe ku ngufu kandi ari kubikubwira uyu mwana muto yungana gute reba ubwo bafite iryo ni gende ubu ni wamubaba nese wowe wari wagiye ngo hehe naragiye mu kazi hanyuma umugabo wamusize hano se namusize mu rugo namusize hano aryamye yego numbaze ndetse wowe biba kuki utavugije induru yambwiye ngo nimbivuga aranyica ndetse wamwemereye arabikora arasoza pe mungize n'umwice yambwiye ngo nimbivuga aranyica akuzi ko ibi bintu bikomeye nubwo wowe mbona bikomeye byahe ibintu ari ngiye gukubitwa n'abagore ndagukubita nawe tugende mwanyije uno mugore sibwo nabwo wowe n'uyu murete mwegereje ese byabereye mu cyumba bararamo byabereye mu cyumba uraramo byabereye he yambwiye ngo nimuzanire amazi mu cyumba cye acyararamo na mukuru wawe yego hanyuma nawe ubura kijyanye kuki utamubwiye ngo azayitwarira hanze cyangwa wenda wumvaga bitashoboka ntabwo wabikekaga yego ntabwo nabikekaga imyaka hafi 5 none se okay ndabona mwese yagukwema imyenda ndashaka utuganirize utubwire ukuntu byatangiye n'ukuntu byarangiye bivuge byose nageze mu cyumba arangije arambwira ngo nicara ambwire arambwira agashaka ko turyamana ngamo amafaranga ndamubwira ngo wapa arangije ahita amfata ku ngufu arambwira nimbivuga azanyica yafashe ku ngufu ngo yagukwema imyenda yose yagukwema imyenda arabikora yego ako umuryango wanyu nawo cumiyeho ntabwo ncika nawo cumiyeho iki ko naje mbaye inkwano umwana we yakobeshya mukuru wawe byaje kugenda ute reka umwana ahubwo ufite undi mugabo nyine ufite undi mugabo ukuntu ari kumfungisha afite undi mugabo ku ruhande ahubwo arukeka se byibura wowe yewe ahantu mbikekera sibyo ntabwo uyu mwana twatumaranye imyaka hafi 5 ndagufata nanjye n'umugore wanjye aribwo nekeza kumufasha mugezeyo sibyo uyu mwana ni mutoya nta nubwo arengeje nk'imyaka 15 urana ari kukubeshyera ariko mbeshyira cyane arambeshyira aho ukuntu ushaka kumfungisha ufite n'umugabo gwa uzazugwaye iyi nzu yanjye urisohokamo sawa isohoke genda usohoke ntago mbashaka none se urashaka kwirukana umwana bose bamvire mu rugo umuntu waba ukunda none se niba ashaka kumfungisha nkora iki umuntu unkunda nanjye ubona nawe ashaka kubivuga kubera umujinya n'uburakare bitewe n'ibyo wakoze rega birababaza kubona ufata rero muri umuntu we katabivuze bwa mbere ambwira ngo yamfatanye n'undi mugore ari ese wa mwana we urumva shaka kuvugisha ukuri ubeshye ikintu uri bubeshye nawe bizakugiraho ingaruka ibi bintu nabyo wapanze na mukuru wawe kugira ngo mubekere no mugabo yabikoze ndashaka tujya no kwa muganga mugenda mujya hari giranyije byamaze nk'igihe kingana gute turagenda ngo bimaze igihe kinini cyane mukuru wanjye usanga ndi kurira se mama cyangwa sister wowe ukigera hano ugasanga byabaye wakoze iki nakoze iki uyu mugabo nakuze unonganya oya babimenye agira ubwo nihohoterwa kugiye kugenda wasambanyije umurumuna wanjye amufashe ku ngufu vuga ko ushaka ufite undi mugabo ku ruhande ugiye kuci ufite imyaka ingahe mfite 15 yego umva amarerwa 15 ubishaka wafunga imyaka hafi 20 ubikora wasanze hari ariko ko mumbwira nkora iki nkora iki ko nsambanye buri gihe ndaguha uko ubishaka ko ariko ndebera ndamuha pe buri kanya ubumuha ariko numbaze nkajya gufata karakana gato gafite imyaka 15 urambona yewe nanjye mbirebye ndabona cyo kuba ari ibintu wapanze n'umwana ashaka kugenda bamvira mu rugo ubu ndeba gutya ntabwo mbyemeza ukawara nyuma ntabwo ndi burane wenda ukawara arakajwe no kuyaguciye inyuma ukavuga ati reka mushakire ikosa agende njya hehe uragenda ushaka gusubira iwanyu umwana baye miliyoni hafi 3 mujye kuzigabana n'undi ndabizi ko mwabipanze ubwo no kwiregura rero niregura bakunzi ba Manzi na Innocent mumbwire ese murabona sinzi wenda ukuntu babibona ko mujye muri comment mumbwire kuko aka kangiye na ruhande mbogamiyo nta nubwo namenya hari ukuri kuko urahakana yakemeza wowe nawe uri kugenda mu kigare wenda ukavuga ngo ajye kwa muganga bamupime nawe bamupime nibasanga nta cyabaye biragenda yego
basanga hari icyo wishinze ubu ntacyo nishinze turagenda kuba nifite akazi maranye iminsi ubushomeri turagenda ko numva umeze nk'aho uri gukwepa nkwepa iki ngiye mu kazi rega ngiye mu kazi amaze iminsi sinzira muri uru rugo ndashaka ibiryo ndashaka ikigo numeruka inyamanga amafi ni kwa mudugudu urashaka kumwepa hagaragaye inshoreke usigaye winjirira ninjirira ibe byari ibya kera yari ishitani twiganaga kwa kundi ugenda ukagurira umuntu bikarangira niyo makimbirane rero tujye kwa muganga bagupeme nibwo noza nanjye utuze iki kanigire mu dusanze koko byabayeho ntabwo ncika dusanze nyine wabikoze ngewe reka ngiye nta kintu nakoze mureke nigendere aka kamoko bamanika bagirira umwe akaboko nako kabaye ntabwo ncika akaboko nako kabaye ikibazo ntabwo ncika nyine akaboko nako kabaye ikibazo wavugishije ukuri iyo ari mafuti abamanika akaboko buri mwanya wamaze kumuvumbura ndamuzi cyane noneho yakuze amabara ya danje kuva ryari ntabwo ncika inyama wambwiraga buri munsi sinzi hashye amafi niwaziguriraga undi mugore none kugira ngo afite nyashi niyo mvuye kumfungisha sawa ngo yazigurira undi mugore kandi koko nanjye cyaje ubwo maheruka igihe nazaga afite nyashi nasanze ari umugore aha urumva ko ikibazo ari izo nyama afite nyashi nizo nyama nanjye nzazizana di uzazizana se uzazizana uhora n'umushi reka uri umushananyasha reka no sabyiwa ngura amafi ngura inyama none ngamaze iminsi biratazijya none dore yansaranye none niguye kuri murumuna wanjye ntabwo ncika ibyo bavuga byo niga mu wa kangahe niga mu wa kane yego primaire secondaire primaire yego primaire mu vugisha ukuri ako wize wagiye usibira cyane twita undi umwana bageze nko mu wa kane secondaire ni debe uri ni debe ahubwo wowe wizangaye ko nize nkarangiza wizangaye yakurikije mwene wabo nimba mama wawe yabaye wagize amahirwe yo kwiga wize kugeza mu kangahe mu wa gatandatu secondaire nagwa nanjye rero mfatira wabagwa nyuma wa nyuma wizikira niyo mpamvu twari gake nabyo turabikurikirana nubwo n'inzego zishinzwe niba ngombwa wize contabilité ukubijyanye no gucunga umutungo ni sawa cyane niyo mpamvu ngerageza gucunga uyu mugabo akambera ibibazo ngasinzira naranye bitanu ngasanga na senyise abagiye nibyo wize burya nabimenye ndabimenye byibutsa akakanya dore nukagenda yivamo ahubwivemo uvuge ko mwambeshye ivemo turajya kwa muganga dufite umwana umwe afite igihe kingana imyaka 3 uno kwa ngo mumaze nk'imyaka 4 mu bana yego kuko muri mwashatse mukiri bato abantu babireba murabona ko mukiri bato cyane naramushatse akurikiye amafaranga nari mfite amaze kuyagera yamaze wendo ba urejya ahantu ba ugererageje nari ase komanda kanisha bagira n'uruko ariko ufite imyaka ingahe mama we ufite imyaka ingahe mfite 28 abyo ufite 20 ubwo ni ingahe ni 5 ariko wasaze akuye n'umunani nayifite cyamba barira shana yaransazishije nese urumva ibibazo abanjyanamo kandi ngafite amafaranga bayakwitaye amafaranga ahubwo afite abagabo yahonga kubibona ye mfite imyaka 25 ahubwo no mugore yego angurikiye amafaranga zukuntu natwashya baza batwambara utumini tugenda dukurikira wabyemereye ubu byibutsa akakanya ahubwo reka manze ngo uramwana cyakumenya nimba ari uwanjye dore umukobwa yaraje aransura bimwe yabo ntabwo ncika dukora ibyo dukora aza kumbwira ko atwite nanjye nk'umuntu w'umuhungu ngo wowe wamuteye inda mutarabana yego ambwiye ko atwite anirwa ko bazamfunga nemera kurira uwo mwana ubu rero bagiye kugufunga bafashe y'ubukure yavuze ko agufasha ku ngufu ndumva nagukubise nese mwabanye gute byo gufata ku ngufu byavudangikanyeho byakabyuka ko nawe mfite amafaranga nyafite narakena ariko naje kwiyakira baragushutse yaranshutse cyamfashe nanjye ku ngufu ku myaka yanjye ariko naramwakiriye umwana n'uwanjye ntabwo ndi kwemera ko se mu mibanire yanyu none twirangije ibyabaye nabyo ndaje tubigarukeho mu mibanire yanyu ni musanzwe mubanye gute kuva twashyingirwa twamaze nakoze ubukwe twaje gushyingirwa hashize igihe turashyingirwa twamaze iminsi mike urikumva umwana aravutse akivuka aribwo bambwiye ngo nagiye kumuca inyuma najya gusangira n'inshuti yanjye nanjye nari mari no bihakana ndabivuga
nyuma ubwo musaba imbabazi kuva uwo munsi nta marongeye kubona umuntu mutsinzi ufite nyashi ako mbere yaho mwari mwibaniye twe tubanye neza urumva ko ari wowe wazanye amafuti cyane wakoze ni umunyamabaro uyu mugabo kubera ko wamuciye inyuma bituma nawe ahina ni umunyamabaro oya ni umunyamabaro uyu mugabo ugiye kumufata ko ntamubaye ahubwo wowe uriya mwana n'uwanjye ngize ukuri umbwire erega wihisha wisakuza cyane ufite amafuti mfite amafuti ujya kubwira murumuna wawe murapanga ku ngufu umwana he ntabwo ncika urabona ukuntu ubihakana ntabwo ari umwana ni umwana niyo mpamvu mvuga ati umwana uyu nguyu ufite imyaka 15 uzi ko ubivuze atangiye 18 bamfunga igihe kinini wandekwe nk'igendera baragukurikira nareke nimba urugo shaka ko nduvamo azana abandi bagabo baruvamo n'igendera gushingira yuko yaba ashaka kuzana undi mu kirabona biza ndashaka kumujyana nanjye kuri RIB menye kuntu uri kunjyana nayindi nzira mwakoresha hajemo ibintu byo kujya kuri RIB mukabicoye oya ntago byakunda gushaka kujya kuba ahubwo nimba bihakana ahubwo bana mukajyana umwana kwa muganga mukabikura mukagukora ibintu none se umva se kwisa wiruka umva se amaye nka data ndamenya namuja musohotse hano ra akase hano sote agiye baba ino hano harimo utuyira twinshi ntabwo wamenya ngaciye he ayayaya ntabwo wamenya ngaciye na mutipa mbaga agapira kumwe ufite hano umutuku ubonye ya baba we ubwo nimba unyuze aho ntumubone hano se ko ndeba tugeze aho ino zirangiriye tugeze aho uriya mugabo rero ashobora kuba yabikoze ubwo yirukanse ashobora kuba yabikoze siko bimeze so rero tugiye kubikomeza tubikurikirane kuko urabona ko twabanyangaciye kuko hano inzira tugeze aho inzira irangirira urabona ko hano umuntu ahitagera hehe mu bipangu bakunzi ba Manzi na Innocent TV nta kintu azabakorera ntabwo wamenya aho agiye hano turi niho tuze twinjira mu bipangu by'abantu hano naho urabona isugera mu hariya sasa rero aranyirukanyishije ako bigaragara ko afite urwikekwe birashoboka ibintu uriya mwana yavuze kandi ikintu gikomeye cyane reka tuze kubikurikirana ngiye kugira ngo anize mama we hanyuma mama we wana tumufata umwana turebe ko twamujyana kwa muganga turebe ko kuri mba byabaye dusanga byabaye buraribye nidusanga atari by'ubwo nabwo turamenya impamvu n'icyabiteye ngeyeho nari Siboneye Smart Boy twa turi kuri Manzi na Innocent TV mukane subscribe tubonane mu biganiro bitaha bye bye.